nitwa Mukasoni Adrien nk'uko babivuze. Ndashimira Imana yabanye nanjye mu rugendo rwose nagenze, ntabwo Imana yigeze intererana. Niyo mpamvu nta pfunwe mfite ryo kuvuga imbaraga zayo, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Mvuka mu majyepfo mu karere ka Gisagara, niho mvuka. Mvukana n'abana batari bakeya, twavutse turi abana bari hejuru y'10. Rero nari bucuri wacu, ni ukuvuga ngo mama yari akiriho. Dufite abahungu bahagije, dufite abakobwa aribo bakuru banjye. Jewe nanjye nisanze nsigaye gutya, ariko atari uko navutse mu bandi. Muri 90 haje kubaho ikintu cy'iterabwoba, haza guhigwa abantu bitwa ibyitso. Biba ngombwa yuko mbona yuko urugamba rukomeye kandi rutangiye, ariko mama akajya tuganiriza ati nuko byatangiye muri 59. Kwari ba data wacu bari baragiye bajya za Burundi, bajya za Tanzania, ariko mama akatubwira ati uko ari byose bazirwanaho kuko yari afite abahungu bahagije. Kugira abahungu barenga 5 mu muryango babikomeye. Rero naje gushaka umugabo, mushaka muri 93, niho nashatse umugabo bikomeye, nabyo bimeze nko guhunga. Inka ziza zikaturira imyaka, ntihagire umuntu uvuga, bagakubitira umuntu ku muhanda, ntihagire umutabara. Ibintu ukabona mbese nta herezo, nta n'utangiriro, tukabona ko iherezo byari byose ari ukuzatwica. Nagize rero umugisha wo gushaka umuntu twari duhuje ubwoko, ariko tukajya tuganira n'abaturanyi babo, bakajya bamubwira ati ishyamba si ryeru, ndabona bimeze nabi. Akaza akambwira ati abo twari turi kumwe numvise bavuga ko ishyamba atari ryeru. Igihe kiragera muri 94, yewe nari ntwite inda y'amezi 8 n'iminsi 17. Mu buhamya umuntu ntabwo yatondagura uko ibintu detaye uko buri munsi byagendaga bigenda, ariko byari bimeze nabi. Nta ukirara mu nzu, baza bakamutwara ngo najye ku irondo, gasigara jyenyine mu nzu. Mabuko yaratuye imbere y'umuryango, abagabo bacu batuye ruguru y'urugo. Ikiganiro ari uko byanze bikunze bashobora gutungurwa. Ngiye rero nkababazwa n'ukuntu nabonaga ntwitinda, nkibaza inonda nayishyira hehe. Nifite inda nkuru. Umugabo arambwira ati uko byagenda kose wowe ushobora kubaho, kuko ndumva amakuru avuga yuko abagabo n'abahungu ari bazahigwa cyane. Ati wowe nubaho ukagira amahirwe ukabyara uzanderere. Namubwira ese nshobora kubaho gute kandi ni wacu duhuje ubwoko n'ubu ngubu, kandi umva ubuhigwa ari ubwo ngubwo. Arangije arambwira ati wowe ko byagenda uko ariko kose numva ko ari uzabanza gupfa kuko ndi kurwiyumvamo. Tangije ababwira nubwo ushobora kurwiyumvamo, twamaze kumenya amakuru ko muri Nyaruguru batangiye gutwika, batangiye gutegera abantu mu nzira bagakubita, mbese bimeze nabi. Rimwe rero arangije arambwira ati ngiye ku isoko ngurisha ibintu byose dufite, nindangiza nze nshaka inzira ishobora kutujyana i Burundi. Ariko ubwo i Burundi hari hararangije kugotwa, baradukubiye hagati ku buryo nta hantu umuntu yari guhungira. Abantu bakaza bakamubwira ati muri ku rutonde no kwirondo, bakabavana iruhande rwabo bakajya ukwabo. Akaza kuvuga ati n'ubundi ndabona tumeze nk'abari mu kato, iherezo bazadutungura. Umugoroba umwaraza arambwira ati rero ntabwo turara mu nzu, shaka ikintu wifubika uhoje tugende tujye kwihisha ahantu mu rutoke. Abwira nyina ati nawe ushobora guhaguruka n'abuzukuru wawe mugashaka ahantu mwihisha. Ati ibyo byose ndumva ko muri Nyaruguru byamanutse byageze ishyanda, abantu bari gupfa cyane. Twaragiye tujya mu rutoki ahantu mu kivumu twicaramo na yanda. Burya rero mbwira abantu ntindishobora konka kubera ari mu mahoro, ariko iyo ari mu makuba nayo irabimenya. Numva inda yacecetse neza. Ndamubwira ntese noneho ko numva n'inda yacecetse bimeze bitarambwira ati nta kitacecetse. Ati wabonye n'inka zabiye, n'inka zirabizi ko barimo bazirira ubusa rwose. Ati twe twamenye ko n'inka bari kuzitema icyo gihe zabahigwaga.
turagenda turarayo mu gitondo cya kare, baraza batuvumburayo, tuzamuka imvura yaturaye ku mugongo, turaza tuhageze, ubwo noneho induru ziba ziravuze, bafata abagabo bacu barabamanura, bafata abana ba mushikiwe barabamanura, babashyira gutya ku mbuga, batangira gutemagura, barabatemagura. N'umugabo wanjye uwo munsi niho yapfuye. Noneho haza umugabo baravuga ngo oya, ngo abagore n'abakobwa ntimubakoreho, ngo niko ngo guverinoma ivuze, ngo itangazo rivuye muri guverinoma. Noneho ubwo nari ndimo ntitira, umugore ahita azarambwira ngo n'ubundi ngo aho mujya nta teraniro nta misa, ngo kuramo imyenda. Nakuyemo imyenda yose ndayimuhereza, nsigara nambaye sujipe yonyine muri yanda yendaga kuvuka. Imyenda bayinkuramo, ubwo intumbi ziranyanyagiye aho ku muryango, amaraso ari gutemba nk'amazi. Turangije tujya inama n'umugore na mukeba wanjye, turavuga tuti noneho reka dusaba ababishe aho kugira ngo batuzamukane tubahambe mu rwina, kuko nirwo rwari rugaragaye nk'imva ahantu twakutaraga ibitoki. Turagenda dukuramo ibirere, dukurura ya mirambo tuyishyiramo, turenzaho imisambi, turangije turenzaho itaka. Ubwo bahita batuzamukana bavuga ati nta kurara hano, numuhoshe tugenda. Ubwo inzu bazisakambuye, inka natangajwe n'umugabo wafashe umuhoro atemwe ukuguru kw'inka aragutwara, inka isigarana ukuguru kumwe n'amaboko abiri. Ndavuga ibyo rero byose nta mpuhwe ntazo bari butugirire. Baratuzamukana, baragenda badufungiranira ahantu mu gasantere, batangira kurara baturasaho imyambi, batangira kuza badutoramo abakiri batoya. Bavuga ati nimuhumure nta muntu uri buburu we rwose. Iyo ndi mu buhamya nk'ubu ngubu kubera ko ndabyiruye, hari ibyo ntavuga kubera ipfunwa abana banjye bashobora kugira, kandi turabakristo ibyo ari byo byose, namwe muri bakuru muragerayo. Noneho ubwo baradusohora, badutoza umurongo, baratugabagabana, ariko bigeze mu gitondo nka 11 barongera baratugarura ngo nituze badushyira abasaza n'abakecuru twahasize. Turagaruka dusubira muri ya nzu, nibwo badutoje urugendo. Noneho twakoze urugendo rwo kuva ahantu hitwa mu Gasagara, turagenda tugera Rubona, aho hantu hitwa Musasu, bahadushyira ku gasozi, turahaba twarahabaye, twarahiriwe, turaharara. Bucya mu gitondo batubwira yuko ngo abasirikare ariho baza kudutabarira. Ariko ubwo ngubwo hari abari batemaguye, hari abari bafite ijisho rimwe, hari abari mbese ubona ari bibi. Bubaka utuzu tw'utwatsi, nta mugabo nari mpunganye nawe. Hari abana b'imfubyi bamwe mu muryango nyine twagiye, nabo baranta babona ntacyo mbamariye kuko nta biryo naye nahunganye. Umugoroba umwe nyine baradutera, baraza bararasa, haguye abantu mu biraro, hari Rubona haguye abantu. Turirukanka turagenda tugera ahantu mu rukubiro rwa Save, batugarura ahantu ngo kuri komine ya Maraba, bakajya dutunga amatoroshi. Baravuga ati mu gitondo turabereka rwose. Mu gitondo rero niho baje baravuga bati komine Shyanda ukwayo, Ndoro ukwayo, Ntyazo ukwayo, amakomine abaje kubatwara. Baje bambaye ibyatsi, bazana intwaro, bazana amacumu. Nawe ukavuga uti niba nari nguye naho ndi. Mu by'ukuri wari yari inzira y'umusaraba iteye ubwoba, ukavuga uti suba ahantu kuko hari umuntu ushobora kubaho. Twari kumwe n'abitwa ba Jerome, ba Vice Meya wa Ngoma, bakavuga ngo baramubuze, bakavuza induru. Abagabo batamenyere kugenda n'ibirenge, ibihu byo mu birenge bitangira komoka bikagira ngo ni tapi y'inkweto bakuyeho, kugenda birabananira. Baratujyana batugeza ahantu hitwa mu Rukubiro, ahantu umuntu amanuka Gimugogwe. Baragenda bafata igisenge cya wese bagikuraho. Barangije rero batangira kudutemagura. By'ukuri badutoje umurongo. Ngiye nasubiraga inyuma nkagira ngo ahari barambabarira, nkarega indi imbere by'ubura ngo ndebe yuko banangirira impuhwe, ariko nsanga nta mpuhwe bafite. Baratema abagore, batema abasore twari kumwe baturutse za Ntyazo na Muyaga. Nanjye banantemagura ubu mutwe ndatemaguye rwose, ndatemaguye bitari bya bindi byo guhwitura. Barantemye, nagiye kumva numva nguye hasi nubamye. Batema inyuma, batema hejuru, banemye hano inyuma, batema no hejuru hano mu gitwariro. Iyo ngeze aho ngaho ndavuga nti burya ADPR nubwo
uko bimeze kose yatwigishije no gutega ibitambaro. Ahari iyo bavuga gusokoza sinari kubona ibyo nsokoza. Ubwo rero bamaze kudutema nisanze nanjye nageze muri ya wese batujugunyamo nayanda nayasubije ipe yanjye batujugunyamo nka saa yine kuko icyo gihe byari bishyushye bagendaga badukubita ibitsi nk'umuntu w'umwana agafata igiti akazamura kagasubije ipe ariko nyine Imana yarahabaye twabanye n'Imana twabonye Imana. Iyo ndi kubwira abanyarwanda ndababwira nti naho Mose yabwiye Abisiraheli ngo nibamara kurya bagahaga ntibakibagirwe, twayinyuze mu nzira y'umusaraba bibabaje, gasuzuguro kenshi, gucirwa mu maso, ibitutsi utazi, kujombwa ibiti. Fata umwana w'imyaka 15 akicaza umuntu w'umugabo w'ibiro 80 akamukubita urushyi akamubwira ati n'ubundi ntimuri bubeho. Rero muri iyo wese nayigiyemo uko byarangiye naje kumva imvura iguye, kumva ari amaraso ari kumanuka yabo bari gutema baza babaturundaho. Harimo abantu benshi, harimo abasore barimo bavogagira muri iyo wese, muri ayo mabyi bavuga bati nimuduha amazi inyota iratwishe. Nanjye ariko nkumva n'imvura irimo itunyagira, ntabwo nari nzi uko ari amaraso. Narambuye amaso gutya numva mbona na amaraso, ariko hejuru iyo wese hari umugabo munini cyane utamanutse, amaguru yarimo atendera basigaje kumusukumiramo ngo amanukiremo. Ayo maguru rero nayazamukiyeho nayanda yanjye nyazamukiraho. Burya izaba imbuto ntabwo rimungwa, burya Imana izikurinda. Nubwo abantu babivugisha umunwa, abantu bakabitesha agaciro, ariko Imana yacu izikurinda. Imana izikurinda. Iyo ngeze aho ngo ndavanga Imana yitwa ishobora byose, nta n'umuntu ushobora gusimbura Imana. Mvamo gutyo nca kuri ya ntumbi ndayireba, ubwo ngubwo amabyi uruhande rumwe, uko nagwiriye urubavu nakora yanda nkabona ndacyari kumwe nayo, gihe nari nzi ko umwana musizemo. Ndazamuka nyine mpita mva aho ngaho bari kutemera abantu bari birutse, numvaga induru ziri kuvuga ngo birutse ku nka yabacitse. Nanjye mbona uko mpita mu mvura nyinshi, imvura ubu yatubereye ubuhungiro. Ntaratangira kumva ngomba ibikomere kuba nagerageza kubisohokamo. Iyo imvura yagwaga narinyagizaga nkumva ndimo ndigaruramo bya bihe nanyuzemo. Uko imvura itangiye kugwa nkayihagararamo nkanyagirwa, abandi bari mu bugama, ariko giye nkumva ndavuga koko ubu nigiye uri mu nzu, nigiye wugamye. Uzi ko abantu bibagirwa vuba. Ariko aho ntangiye ibikomere bigenda birangira, nanjye sigaye nugama nk'abandi. Sigaye mbona imvura ikubye nanjye ngatanguranwa kujya gushaka intebe nicaramo nkegama rwose. Ubwo murumva yuko aya ni amateka. Ndagenda rero nayanda yanjye, ubwo iyo nda nayibyaye mvuye muri wese. Nayibyaye mvuye muri wese, nta gakombe, nta gateremusi, nta gatenge, nta kenda, nyibyarira mu Masaka. Gutyo nyine uko bihagaze ndayibyara, nyibyaramo umwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu rero ariho, ntabwo yapfuye. Ariho. Shimiye Imana Samuel, n'igihe mwiyiteye mazina. Se yitwaga Bizimana Samuel, noneho geshyiraho Shimiye Imana Samuel. Ndavuga ngo nshimiye Imana inkuyemo uyu mwana, ntazi uko babyara, ntazi uko nshobora umwifata, nta wumfitiye impuhwe ngo avugize impundu, ari induru gusa. Bavuzaga induru nkahita muterura, nkafata yasubije ipe nkayimutwaramo ngasigara uko navutse. Ubu niyo mpamvu nakenyeye. Navuze n'umunsi nk'uyu ngomba guhagarara imbere y'abantu, ngomba gukenyera nkubahisha umwami wanjye, koko cyagiye nari nambaye ubusa. Nari nambaye uko navutse. Mu kwa kane nifata neza cyane, nambara neza, nshakisha isabune nkamesa utwo mfite kugira ngo ntahonga mu maso. Mbaho ngaho rero mu Masaka, byabisebe biza kuvamo inyo. Buriya uyu mubiri mba ndi kubwira abantu, ushobora gutesha agaciro iby'Imana yagukoreye, ariko uyu mubiri duhagaze urabora. Uyu mubiri urabora, uyu mubiri twihishe murabora. Mu mutwe havagamo inyo z'ibihanga, mu mutwe harabora, inyuma harabora, nkajya nkandura unyo gutya rugasohokamo ndureba. Mu mukondo w'umwana hagakomoka amenyo. Nanjye ubwanjye murumva no kubyara kwa kundi inyo zari umubiri wose. Aho kuba mpagaze ubu ngubu ndavuga ngo Imana nihabwa icyubahiro. Imana nihabwa icyubahiro, nyihaye icyubahiro mpagaze aha ngaha, kuko nibutse iminsi ya kera nyihaye icyubahiro. Umwana
nta kwifubika, imvura, ishyano ryose, urubura, imvura iratunyagira, aho batuvumbuye induru zikavuga. Naragiye ngera kuri komine sangamo basaza banjye babiri bavuye ahantu ku Gisagara, usanga umwe bamutemye ugutwi, arambwira ati Adriya ibyo ni ibiki? Ndamubwira nti reka niko bimeze. Ati wacu nta numwe wahasigaye, ati mama n'abuzukuru be bose byarangiye, abagore bacu byarangiye, nawe ntitwaye tuzi kuriho. Ndababwira nti ndiho, ariko nubwo bari bafungiye aho muri komine bari barindiriye ko babajyana mu Cyadishya. Mu Cyadishya aho ni mu Cyuzi hagati ya Save na Mbazi. None bavuze ngo bagiye kubajyana mu Cyadishya. Burya rero turirimba ijuru, ariko ubugingo n'umubiri gutandukana birakomeye. Umuntu wese yirwanagaho. Barambwiye ngo se ngo tubabwire bakwinjize aho kuri komine aho bari bafungiye. Nihoya ntabwo nshaka ko banyinjiza, reka ngende yenda nazasigara. Kuko narahavuye bahita babajyana bajya kubaroha mu mazi. Rero tukora urwo rugendo rwo kurorongotana, dukora urwo rugendo rwo kusonza, twageze nubwo ndisha ibyatsi ndabirisha, kubera ko kubyara nta gikoma, kubyara nta biryo, bye nagize nubwo ndisha ibyatsi. Ariko Imana nkumva uko iminsi igenda ishira, nkumva Imana hari ikintu izakora kintunguye. Avuga nubwo bimeze gutya, Imana yitwishobora byose. Se kuki njyewe bapfuye bose nge nkaba ndiho, Imana nta kizankorera? Inda zintera mu masaka, kagasuje nkakanika, inda zikanyanyagira zimeze nk'inshishi. Ibyo byose ni urugendo, ariko nshimira Imana ko mpagaze ubu ngubu. Aho ngaho igihe kiragera, batanyizeho kabyara, Imana yakoresheje, zaje dusanga ahantu mu Rubingo, zisanga ariho ndyamye, kugenda byananiye. Noneho ikindi ntacaho, hari umusozi umwe batuvumbuyemo, manuka hagati y'imisozi ibiri gutya, kumva ibyatsi byararenze hejuru y'umukoki, manukiramo n'umwana nko muri metero 12, umwana mufite, kandi habe no kuvunika n'akaboko. Imana izikurinda ngewe yo niherereye. Avuga ngo Mana, reka nguhe icyubahiro kigukwiriye. Sinigeze mba umusirikare, ariko nyiha amasari nkabyigana, kumwe batera amasari bayahafande, nkavuga nurafande mukuru wanjye, ngo haye icyubahiro kigukwiriye, kubera yuko icyo wakoze kirakomeye. Igihe cyarageze rero Inkotanyi nizo zaje ziradutwara, bagendaga bajya mu myobo, bagasangamo abakirabya indimi mu mbingo, bagasanga hari ababoze uruhande rumwe. Niko byagenze, batujyana ku Ngorofani, batujyana i Butare, Kureso, dusanga hari inkomere nyinshi ze ku Gikongoro n'ibiki, batujyana Imamba. Ubu nagira ngo mbashimire Imana yo mu ijuru, mu cyumba badushyizemo njyewe n'umugabo umwe w'ikibayi nitwe turiho. Abandi bose uwo bahaga igikoma yahitaga apfa, uwo bahaga inshyushyu yahitaga apfa, kandi yageze aho bakwiye kuruhukira. Rero uwo mugabo iyo ngiye mu majyepfo mpita njya kumusura, nkamubwira nti warakoze, Imana iguha umugisha, Imana yaradukoreye, reka tugarure ryashimwe dushimira Imana. Tubaho ngaho, ubwo iwacu bashizeho, aho nashatse nta muntu waretse ubwana bw'imfubyi bwagiye buboneka mu miryango. Ndareba na bya bikomere byanjye, ndavuga nti noneho rero ubu birakomeye. Igihe kiragera bakajya batuvura. Hari umwobo hano mu mutwe wanjye basukagamo, bapfunduraga pereserine, bagasukamo yose, agacupa bagahita bakajugunya. Nari nzi ko uwo mwobo utazongera gusibangana. N'ubu harimo igufa rimeze gutya, hari igihe mvuga ariko siri gufa. Imana ne wabona itohejeho umubiri kongera ikatwikira, ariko irashoboye nirishaka rikomeze ryaname, ariko ndashima Imana. Tubaho ngaho, tuvayo batujyana mu babikira. Ubu ngubu ndi umubyeyi wambaye ikanzu y'ababikira. Noneho ku ruhande aho agasatsi kagiye kaza, kubera kwa kundi n'amaraso yanshizemo kagiye gasa n'umweru, kagasa n'akagashwari, kubera yuko ntabwo negeze ngira amaraso yanshizemo gasigara haza amazi. Noneho mu babikira aho ndahaba, igihe kiragera rero baravuga bati nibikomere byanyu nuko bimeze, Inkotanyi zimaze gufata igihugu, birakwiye ko mujya hehe, mujya ku matongo. Naravuze ndajya hehe? Se ndajya aho nashatse, ndajya aho navutse, ko nta muntu mpasanga.
ariko muri jyewe hazamo ijwi rimbwira ngo nubwo bimeze gutyo ngo Imana iracyari Imana, izampisha abanzi, izandinda, kandi nimara kundinda izi nibizantunga. Turagenda tujyaho ku matongo, rimwe ari nijoro numva ijwi rirambwiye ngo ninjye gusura umupfakazi mugenzi wanjye. Ndagenda njya kumusura na wa mwana wanjye, mpavuye ngo umuntu ahubuka kuri komine aza yirukanka ngo atyaza umuhora abibwira kwa nyina wabo. Abwira ati ngiye kwica Diriya, ntabwo nshaka ko ntibanyurwa hasigara umuntu. Ndagiye mutemagura ingere 3 ku buryo ejo abantu bose bazamenya yuko nta muntu basigaranye, ariko Imana izikurinda. Hari bake yasigaje bo kuzavuga aya mateka. Ntabwo rigiye wijyanye nawe umvise ko ngomba kujya ku mupfakazi. Twaragiye turaganira, ibitotsi biranyica, twiryamira mu bishishwa by'ibishyimbo, urumva twarindushize ibere aho ngaho. Tangije mu gitondo cya kare, uwo yaraje ngo ambuze, bimuviramo gutwika inzu nari ncumbisemo. Ihene abapfakazi bamaye inyumbareze yaduhaye nk'abapfakazi ba jenoside ihiramo, babona umwotsi ucumba bakumva ngo nigiye wahiye. Ariko Imana yanyihishiye hahandi kuri uwo mugoroba. Ndaza nyine babona ndahahingutse ngo se twe tuzi kuri ya mwotsi ari we nakarakana ke na karara gahungu ke none ariho. Ariko ndababwira nti nimuhumure ndiho, uwabikoze Imana iramuzi. Yarahise agenda ariyahura, yitwa Bakomeza, yagiye agenda ariyahura. Mbaho ngaho mu bantu bameze gutyo, ari jyenyine nabandi bake yabasigaye. Mbese mbu umupfakazi nyine urumva udashinga udafite ikintu aheraho. Isambu barazigarure, barigabagabanyije. Rero muri ubwo bupfakazi Imana yabanye nanjye, kandi ndavuga ngo nubwo nagiye mu rusengero ubona bidashoboka abantu bikangana abandi, ariko jye numvaga mfite ishimwe ryo gushimira Imana y'icyo yankoreye. Nibwo rero Meshake yazanye ubutumwa bw'ukuntu tugomba kwiyunga tukaba bamwe, nubwo bimeze gutyo nta Imana irebaho. Erega Imana nta kifatiraho, nta kintu irebaho, ikireba n'umutima umenetse. Tujya mu giterane gutyo, aho ngaho niho na haje abagabo baje kuvuga abasore baje kuvuga ubutumwa, baza muri icyo giterane cy'iminsi 3. Nari meze nabi rwose, nari meze nabi mu mutwe, haranze gufatana, ukuboko numva ko harashingutsemo. Umushumba wacu ansaba gutanga ubuhamya, ntango ubuhamya, ndabutanga buhihagije, ntacyo nikanga, ndabivuga byose. Arangije muri ba basore baje kumva ubwo buhamya, havuyemo umusore ugira impuhwe. Araza arambwira ati rero niba warabuze umuryango, none ahangaha hagiye nkubereye musaza wawe. Nkubereye musaza wawe rwose, birakomeye kumva usigaye kuri uyu musozi uhagaze gutya, kumva udafite ibyiringiro kuzongera kubona uwo muvindimwe, kongera ati nanjye ndumva ibyo bikomere byo nshaka kubyishyiraho. Mpagaze hano mbabwira ko uwambereye musaza wanjye ubu ni waje kuba umugabo wanjye, niwe wanshatse. Anshaka atanciye ubwiza, narabyimbaganye hano kubera ibibyimba byari mu mutwe. Anshaka ndi umunyabikomere gutyo, ashakana na wa mwana wanjye aradutwarana. Aravuga ati ubugingo bwanjye bubasha kubonerwa muri wowe, nduva umwuka w'Imana ambwira ko ibikomere ufite ukeneye umuntu ukumva niyo wapfa akaguhambisha, kuko uramutse uguye kuri uyu musozi nta n'ubugingo wabona. Imana imuha umugisha, ntashingiye ku bindi, nshingiye yuko yanyemeye. Anyemera ntari uwo kwemerwa, anyemerana na wa mwana wanjye, aratuzanana. Ubwo nuko yatwakiriye mu bukwe bwanjye nawe. Abadiyakoni havuyemo abitwa abasaza banjye, mu bapasiteri havamo abadata wacu. Niko byagenze. Ndaza ariko nza mfite igikomere gikomeye cyane cy'ikibyimba cyo mu mutwe. Abantu baramusura bamubwira ati niba Imana itabaye umupfakazi nkawe w'umusore uzize iki? Baramuvuna, barahari bafite amavuna akomeye. Bati wowe umusore uzize iki ko umupfakazi ashobora kuba atabawe ngo uzanamushyinguze? Sinari mu muntu ubu nabaye mwiza, nanjye ndireba nkavuga nari ndi keza we. Ibyo bibyimba byari byarampinduye, amatwi angana gutyo, amatama aremera arantwara n'ukuri. Ndaza turabana, ikibyimba kirasara.
banjyana CHK, ntangira gufata imiti, nyine y'icyo kibyimba, bakajya bantera ishinge ku ijosi. Igihe kiragera Dr. Korode arambwira ati rero imiti twagutera irahagije, ahasigaye n'urindire. Ariko ntabwo narindiriye ubuzima, bo babonaga ndindiriye urupfu. Ariko Yesu ni mwiza, no mu bidafatika ajya akuramo ibifatika, no mu bitariho ajya akuramo ibiriho. Ndangije uko kurindira ndaza, mugabo nyine arihangana, bakajya bamuseka, akamubwira Jean de Dieu, ni gute washatse uriya muntu umeze kuriya, w'ibyimba mu mutwe, utagira umusatsi? Nta musatsi ngira, ntawo, warapfutse. Icyo kibyimba cyampfuye umusatsi mita neza hamera gutya, kubera imiti banteraga yari ikomeye. Ntiyantererana pe, ntabwo yantereranye. Ndangije nibwo twavuye, umuntu araza tugira inama atubwira ati rero Farije na Minaroke bashobora guteranya bakakujyana hanze y'igihugu, icyo kibyimba bakakibaga, ushobora gukira. Ariko bitanabaye ujye wisunga Imana. Umuntu wese yarandebaga akambwira ati ujye wisunga Imana. Umugabo akajya afata isuime akayinika mu mazi, akajya ashyira ku mutwe, yashyira ku mutwe bigapyirika nk'ibuye bacaniriye. Nazunguzaga gutyo umutwe ukumva amagufa arimo arajegera. Yesu ni mwiza, Yesu ni mwiza, arashoboye, no mu binuka arahagera pe. Impamvu muhamya nuko muri wese namanukanye nawe nzamukanayo nawe. Niyo mpamvu nta mutetereza, niyo mpamvu nta mutererana, nta cyamunyibagiza nabona muri iyi si. Tubaho ngaho tumanuka tugiye kuri Minaroke. Tuhageze uwo twasanze kuri resebusiyo yatubwira ati bohereje, barashaka kohereza abandi, ubwo we nahundi mwaka. Kandi ahundi mwaka Dr. arambwiye ko ngenda gutegereza. Imitsi yari yarazamutse, amatwi ameze gutya, amazuru agera hariya, nararigitse. Turamanuka tugeze hafi ya Yerikara mu gishanga, hari abayimuye, numva ngiye gupfa. Ndamubwira nti rero reka nkubwire ikintu kimwe, ati reka ngusabire umugisha. Ndumva uyu munsi ntarara mu isi, reka ngusabire umugisha, warakoze kunshaka kandi ukanshakana n'ubumuga abantu batari kwihanganira. Kuba haramfantwaranye n'iki kibyimba kingana gutya, Imana iguha umugisha. None jewe ndumva ejo ntazahageza. Ubwo ntazahageza rero warakoze, mfite isambu utagiraho muyigabana, umwana wanjye shimiye uzamusigarane, kandi nakura uzagenda hariya ku musozi navukiye bazahakwereka, noneho iriya sambu izamugirira umumaro. Araza mfata gutya ku rutugu arambwira tumva Imana ibasha kongera ikigarura, ibyari urupfu bikaba ubuzima, ko wihebye. Ndavuganireka nihebe, ndumva ntibuse undi mwaka urabona nzahageza. Kandi ureba mu matwi yatangiye kujojoba amazi, kandi nkaba numva amazi ngo hashyushye. Turagenda tugiye kumva twumva hari icyumba cy'amasengesho ahantu bari gukoma ingoma. Kubera ko hari umuvolonteri rero atamubwira ati tambuka Jean de Dieu, tambuka uzane n'uwo nguwo. Nari imeze nkaho ndi mama we, ntago nabonaga, babonaga ko ndi umugore we. Nari narashaje, narakonyereye, cya kibyimba cyarankuruye, nanjye nireba nkibura. Turagenda tukihagera dusanga hari abantu bari mu masengesho y'iminsi 3. Buriya rero abantu bari bakwiye kureka Imana igafata umwanya, kugira ngo ifate umwanya munini ku bantu bayemera n'abayizera. Twaragiye bahita bansengera cya kibyimba, uko bansengera Imana iravuga ngo ninyibagiye, niyikinkijije, kandi inkoresheje ubuhanga bwayo, guhera uyu munsi ikibyimba narindwaye umutwe kirakize. Narahavuye, ntaryamaga, nari maze igihe nirirwa nicaye mu ndara mu ntebe nicaye, naragiye umunsi ndaryama. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ikibyimba kiba kirakize, ntagiye kwa muganga, kibyimba gikira. Nta South Africa banjyanye, kibyimba gikira nta Bubiligi ngiyemo, mbo nongera kubona imbaraga z'Imana zinyibutsa yawe se navuyemo, ndavuga ntiracyakora kandi iracyankurikirana. Tubaho ngaho, igihe kiragera, gacaca ziratangira. Reka nihute ngeraho ngaho noneho mwumve ukuntu Imana ariyo yanyiyomoreye nta yindi. Gacaca zitangiye, nari mfite umugambi wo kuvuga ngo nzamanuka, ngende njyaho nashatse nishyuze, njyaho navutse nishyuze. Dore ko ubuzima twari turimo bwari ubuzima bushekeje. Umugabo yari umuzamu ku rusengero, babahembwa 6,000 n'amafaranga 20. Navuga ngo n'amafaranga 6,000 n'amafaranga 20 turi mu nzu y'ibihumbi 4, asigaye ntiyadutunga.
ariko tuzabeshwaho n'ibyo nzajya kwishyuza kuko hasohotse itegeko rivuga ngo ntitujye kwishyuza. Rimwe rero negura Bibiliya ndicara, na cya kibyimba cyanjye cyarakize nyine, ndavuga nti ngasome Bibiliya ndebe impambi zanjyana, ariko ngiye sinifuzaga iryo jambo ngiye kubasomera, numvaga hari izindi ntwaro zizamerekeza zikangezayo, bakibwiriza bakamenya uwabitwaye wese akabizana. Tangije ngiye gusoma nsanga ikinyuranyo cy'Imana gitandukanye n'ibyo nagambiriye. Soma mu Baroma ibice 12 ku murongo wa 17. Ndavuga ngo noneho ibyo reka ndebe ikintu mbonye n'umubabaro mfite n'ukuntu numva nuzuye kandi mfite ingingo indengera. Haranditswe ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekera abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, ntimukihoreranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye nije uzitura, niko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyo kunywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Yesu aduhana umugisha. Aho nari nkigiye rero, ubwo ndavuga nti ubu sibi nibyo nashakaga, ibuze kumbwira ukuntu nzagenda nkamanuka amajyepfo nkatangira imanza zaho nashatse nkagaruka zaho navutse, none nibimpaye. Ariko ku bakristo byose bituzanira hamwe kutuzanira ibyiza. Ndavuga nti noneho nsobanuza umugabo, ndavuga ese ibi bintu nsomye urabyumva? Arambwira tumva, iyo ni Imana ivuze, ntugire ngo ni umuntu uvugiye inyuma y'umuryango. Niyivuze nurenga kuri ibyo ushobora no guterenganya abarongo, utareberera abandi intaza mu rugendo mukamwana akora impanuka, Imana iragutangiriye. Ubundi reka nkubwire, ni iki wahwanya n'amaraso wamenye? Ni iki wahwana na kiriya gisuzuguro cyose wambwiye wahuye nacyo? Ni iki bakwishyura kiruta umugabo wawe bisha kiri muto? Ni iki bakwishyura cyaruta abavandimwe bawe bose batakiriho? Ndatsindwa. Ndavuga nti rero noneho ngiye gukora icyiza kuruta ikibi naringambiriye. Ngiye nari kugenda nkabura nayenda nkanongera nkanabeca nkanagira gute kugira ngo ndebe ko nanjye nabagezeho bangejeje. Ariko ubwo ari inyigaruriye, reka nanjye mpagarara aho ngaho, reka nanjye numve yuko Imana ndebe nanjye kandi numpagaze imbere yanyu ndindira iki Imana izankorera. Ndindira ikintu Imana izankorera kandi numva gihari, numva mpagaze mu butware bwayo ko ari ikintu Imana izankorera. Tubaho ngaho ntangira noneho guhindura, nibwo natangiye kugemurira abantu bo muri gereza. Muri ubwo bufaranga nanjye ndatangira mba umuyede, ndangajye ngenda nkakorera udufaranga, nkatwara amajerekani ku rutugu, nkava ngiye gukora icyiza we gishimisha Imana, kuko nanjye yanyije ikibyimba cyo mu mutwe baravuze ni koronike, cyatumye Imana inkura muri wese. Nanjye ngiye gukora icyiza gisumbye ikibi naringambiriye. Ndatangira ndahambira n'ibiryo, ndagenda ngimpanga, kuko abantu iwacu niho bari bafungiye, bamwe bari ku Karubanda abandi bari impanga. Bakimbona abanyururu bati ngaho noneho karabaye, noneho ajate aracyadukurikirana no muri gereza, kandi Gacaca yabaye ge nibereye Kigali, nahageze 9. Narangije aravuga ati mwene barabari yegeranya kugira ngo bazatwicire muri gereza bashire. Ndababwira numva umwuka w'Imana arambwiye ngo ya nimuze dusangire ibyo nagemuye bibishobora kuzi ko nimuzi ko nabiroze, nimuze tubisangire. Soroviya afata nyine gitarabivanga aravuga ati ngwina mu bisangire. Barabazana turabisangira kandi nta wapfuye. Numva sinasaze, numva ntabwo ari uburwayi, numva ahubwo hari ibindi ndimo shaka ku Mana kugira ngo mbiyivomeho, kugira ngo nanjye nzabifashishe na wa mwana wanjye kugira atazakurana ibikomere, kuko yari kumanuka akagenda nawe akabariza nabishe se na bene wabo akanawa akihorera. Ndamanuka ngeririma ngemuye, nibuka ko twaraye dutekeye ibiryo hari ku rusengero rw'Ima yanjye mu Bugesera, njyana igitoki njyana ibishyimbo ndateka, bucya mu gitondo nshyira mu gisafuriya ndapfundikira nicara ku igare za Nyabagendwa n'agakamba nkomeza niko kugenda numva uko ngenda mbivuga, nkumva ndimo ndagenda noroherwa, Rero ntangira ivuga butumwa ryo kuvuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Numva Imana yangiriye imbabazi kugira ngo nkure muri ya wese we. Munabaye nkiri mu Masaka ruguru y'umuhanda, ngiye kubona mbona imodoka yuzuye itaka iraje irunze kubasigaye baboroga ngo nibabaha amazi. Ndavuga ntacyo natanze, ko bagiye naravuyemo
nkaba ndiho ntacyo natanze. Urwo rugendo rero rwo kugira ngo ibikomere byanjye mbane nabyo, ariko igihe kigera Imana ibinyomore, natangiye kugenda numva ntinyuka, nkajya kwa muganga CHK, nkasura abarwayi, nkagemura ku Muhima hariya kuri gereza abanyururu. Ubundi bwa mbere narababonaga ubwoba kanyica ngatitira, nkavuga ngo burya Imana yarambwiye usinkituri nabo wayingiriye, ngo niba bishoboka mu rwanjye ruhande ndeke izahoresha uburakari bwayo, ahubwo mbana amahoro n'abantu, ese nzabana nande nzasiga nde? Ariko jye numva niyubatsemo kuvuga ngo iyakoze biriya izongera ikore n'ibindi, nibihaniza ababarira, nibatihaniza abahana ibihwanye n'ibyo yabakoreye. Ariko jyewe urwanjye ruhande ni ukwiyubaka. Ndavuga ngo rero nubwo bimeze gutyo, nta muryango usigaranye, nta muntu ndebaho, nanjye reka noneho nekuho umwanzi bitugu, ahubwo ndeba imbere kugira ngo mpangane n'ingaruka zabyo. Izo ngaruka rero uko nahanganye nazo, naravuze ntuko byagenda uko ariko kose, reka mbisohokemo ibi bikomere. Ubwo maze kubabarira, nkaba narabababariye, nkaba nta muntu numva afitanye ibibazo, narindiriye n'utera intambwe ngo byibura avuga ati naragutemye mbabarira. Ariko nyuma haje kuboneka umugabo nyine araza arambwira ati burya ryari itegeko tubabarire, mbabarira rwose. Yewe byageze n'ubwo umwana waza kuba iwanjye, ndamubwira rwose nta kibazo azaze. Akagera aranashimiye, bakajyana kuvoma, shimiye akambwira ati ko duhaye ubuhamya ko iwanyu nta muntu wahasigaye. Shimiye nabariya n'abantu, umwana se murapfa iki ko yavutse nk'uko wavutse? Nihangane. Numva mu buzima bwanjye n'urugendo nagenze mu gihe ngezemo, ndi umuntu wo gukomeza abandi. Ndi kubwira abantu muri iyi minsi, nkababwira ngo nimureke turebe icyo Imana yakoze kuruta icyo abantu bakoze. Abantu bakoze bibi, ariko Imana yakoze neza. Ntabwo wakumva muri miliyoni irenga y'Abanyarwanda ko abantu barapfuye, wowe ukaba uriho, ukaba wumva umutima wawe ukifite ibikomere byatuma utakoroha ngo uvuge ngo Imana nifata ikibanza muri wowe. Ndimo ndinginga abanyumva, abo turi kumwe n'abo tutari kumwe, bo nibarwanishe ikibi bakirwanisha icyiza, bakora icyiza kuruta ikibi, Imana izagenda ibagirira neza. Naje rero kugira umubabaro kuva se sigaye jyenyine, birashoboka ko nabaho, birashoboka ko se yego narababaye mu gihe cyose nabonaga nta mwana mfubye ngira muri farije, narababaye mu gihe cyose nabonaga nta wuza nsura. Nibuka rimwe umwana wanjye w'imfura n'uyu mugabo wanshatse bwa kabiri yarapfuye. Apfuye arambaza ati se itorero rya Nyakabanda baratubaza ati se nta bantu mutumira kuri radio tubatangira itangazo? Nta muntu muri butumire. Tutihoya, nta muntu muri butumire kuko ntawe nahasize. Umugabo nawe afite ubwe buhamya, nawe aravuga ati nanjye ntawe ngira, umuryango wacu n'itorero, umuryango wacu n'itorero mudushyingurire. Narabaye ndavuga nti burya umuntu ashobora no gupfusha akabura n'umuntu atuma ngo uzaze, ashobora no kubyara akabura n'umuhemba, ariko Yesu arahemba. Yesu arahemba. Yesu ashobora kugusura mu kaga n'amakuba, Yesu ashobora kukuganiriza. Ejo bundi umuntu yarambaje ati kuki ucecetse cyane, nta kibazo ufite? Ndababwira nti mfite umuntu ndimo mvugana nawe. Ngewe umuntu amagarama akambwira ati witinya, ndi kumwe nawe, humura nzabana nawe, mu bikomeye nzagutambutsa. Naje kurwariramo diabete, naje kurwaramo umuvuduko, ariko ubwo burwayi nkabana nabwo mvuga ngo niyo napfa nkasaba Imana ngo nzagira iherezo ryiza. Kandi bari abantu bapfuye mbatangariza itangazo rivuga ngo bapfuye bizeye. Umuntu wese yasengaga isengesho mu rwe ruhande rimuganisha mu cyerekezo cye. Bati Mana unyakire, Mana yajya kumwica ati Mana unyakire, Mana ndagusabye ngo umfate, Mana ibyaha byanjye ubimbabarire. Rero ndashimira Imana yo mu ijuru yampaye gukomera no guhagarara ku munsi mubi. Nanjye ndumwe mu bakomeza abandi, nkababwira ntiwagira ibikomere ntibiruta ibyanjye. Imana y'amahoro niduhana umugisha, kandi n'ukuri pe mwumve ngo Imana irahari, ntaho yagiye, irashoboye kandi irihagije. Uru rugendo turimo ibasha kuturenza n'ibirenze ibyo dutekereza, ibirenze kuri ibyo. Yesu aduhana umugisha. Reka dusenge Imana. Mana y'amahoro,
Mana yo kwiringirwa, Mana yo gupfukamirwa, ndagushimiye. Uri Uwiteka Imana Nyiringabo, niryo zina ryawe. Urambura amaboko ntihagire uyahina. Ni wowe wahabaye cya gihe, ni wowe twabanye muri iriya wese, ni wowe twavanyemo, ni wowe nabundabundaga, ni wowe nanyweye ibiziba ureba, ni wowe nanyweye amazi yo mu giti, ni wowe Mwami, ni wowe wandindiye umwana tukaba tukiriho. Izina ryawe nirishyirwe hejuru Mana. Warakoze rero, mpagaze hano nshima izina ryawe, mpagaze hano mvuga gukomera kwawe. Ibi bikomere byose ni wagiye unyomora, kandi nyaguhora ku ngoma. Iri jwi rirangurura ryegere n'abandi bafite imitima ibabaye, kugira ngo ubomore babone imbaraga zawe, babone gukomera kwawe. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kuri Imana. Nsaba uyu mugisha abantu miye, nsaba uyu mugisha abo turi kumwe n'abo tutari kumwe, nsaba uyu mugisha nyaguhora ku ngoma, abateze amatwi kugira ngo bahindukirire kukumva no kugukomeraho. Icyubahiro ni icyawe, bisenze nizeye izina rya Yesu, amen.